ivugururwa ry'amasezerano y'u Rwanda n'Ubwongereza riratanga umusaruro? Ntawo bizatanga. Impamvu bitazawutanga nibiye nuko ariko ejo hari ikintu Minisitiri Biruta yavuze nemera, avuga ati none se abanyagihugu bazabaho bate igihe n'abanyagihugu bawe usanga badafite aho baba. Turebe iriya miryango yasenyewe Kangondo, yasenyewe Gisozi, za Gasyata, za hehe ahantu hose basenyeye muri iyi minsi hano mu gihugu cyacu. Iyo miryango yasubiye inyuma mu mibereho yabo. Niba iyo miryango yarasubiye inyuma, leta ikaba ntacyo ishobora kubafasha ngo biyubake bagere nibura basubire ku rwego bari bariho, kuko bagusenyeye inzu zaguhaga amafaranga yo gushobora kwihira abana bawe amashuri. Uzi imiryango uyu munsi abana badashobora kwiga kubera ko bakennye ukuntu bangana uyu munsi. None se niba imiryango abanyagihugu bawe udashoboye kubafasha no gusubira kuri leva bari hugiye wabasenyeraga, haryo urazana umunyagihugu nawe wasize utwe twose umbwire ngo uramubwo ubushobozi. Umuvuga ntabwo u Rwanda rukuriye kubakira kubera ko rudafite ubushobozi bwo kubaha ubuzima nk'ubwo bari kubona igihe bakaba bari mu Bwongereza. None se niba ubwungariye ku kintu cyatumye FPR ifata intwaro mu 1990 kuva mu bukene twese biratureba, ndagira ngo nsabe Minisita na Niba bakurikirana abantu badahemba abakozi babo mu nzego zose, kuko barahari benshi. Ubu nta rwego na kimwe usanga abantu batakirira bati maze amezi 3 ntabwo baheruka kumpemba, maze amezi 5 ntabwo baduhemba, baduhembye igice, ntabwo dushobora kuva mu bukene abantu bikunda. Kuko none se ubu vision 2020 yarapfuye, baradupromete vision 2035 izashoboka ite umuntu atinyuka akarya miliyari 600 bikarangira gutyo gusa, kandi ugasigara ari umwenda tuzigomba kuzishyura kandi nta cyakozwe. Nizo tuzagera kuri iryo terambere gute? Nyakubahwa Perezida Kagame nahera habwira aba bantu ati inshuti bakunzi b'imbarutso ya demokarasi, muraho neza, nizere ko muri amahoro. Tubahaye ikaze hano ku mbarutso ya demokarasi, aho tugiye kuganira na Mme Victoire Ingabire Umuhoza, ni Presidente Fondateur wa Darufu Umurinzi. Niwe tuje kuganira, hari ingingo ebyiri twifuza ko tugarukaho kuri ubu ngubu. Tubahaye ikaze ku mbarutso ya demokarasi. Murakoze cyane, ndabashimiye. Umeze neza? Ndashima Imana. Nizera ko namwe mumeze neza, ndetse n'abatureba bose mwese mbifurije amahoro turuka ku Mana. Dore no gusoza umwaka. Turi gusoza umwaka, ndabifuza kuwusoza neza no kuzatangira undi mu mahoro. Urashize urarangiye, abantu tuba twarahuye n'ibintu byinshi. Amezi 12 ni menshi, iminsi 365. Umva rero habamo byinshi cyane. Yego, uyu munsi ushize tuye dushima. Uyu munsi hari byinshi bihari byabaye byanavuzwe, ariko wenda twahitamo nk'ibintu nka bibiri tukabigarukaho neza. Cyane cyane akenshi ibiganiro byacu bigaruka ku bijyanye n'imibereho y'abaturage, turebera hamwe aho uyu munsi byifashe. Urabona ko n'uyu munsi ibintu bijyanye na essence, mazutu, akantu bamanuyeho hari ibyo byiza ku baturage, kuko nabonye na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu avuga ati nyamuneka mwebwe mucuruza mutibeshya ngo muzamure ibiciro, kuko n'ubundi byari bimenyerewe ko mu mpera z'umwaka ngo bongera ibiciro, ahubwo birebwa gutyo gusa, bikanavuga ko byakozwe ariko ntihagire ikiba kugira ngo wenda gitange isomo. Uyu munsi rero ibyo dushaka kuganiraho, twareba nanone ku baturage, tukagaruka no ku bijyanye n'amasezerano ari hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza. Reka tutangiriraho tuze gusoreza ku mibereho myiza y'abaturage. Amasezerano y'u Rwanda n'Ubwongereza mbere yarabaye, amaze kuba biza kuba ngombwa ko urukiko ruvuga ruti ntabwo, yego, batangaza ko u Rwanda ari igihugu kidatekanye kubimukira, ndetse biza no kurangira bavuze bati Rishi Sunak ni bavuze ati aya turaza kubisubiramo turebe uburyo noneho za nzitizi tuzikuraho byemerwe. Mbere na mbere ubundi kubitesha agaciro byo hari icyo wabivuzeho, uvuze ko wabishimye cyane rwose. Yego, urugamba racyakomeza. Uyu munsi ntekereza ko uri umwe mu bantu bemeza ko abimukira babongereza bajya mu Bwongereza mu buryo butemewe n'amategeko ko batagakwiye kuba boherezwa mu Rwanda. Wagiye ubivuga kenshi,
wenda ongera wibutsa abantu impamvu ituma ushingiraho uvuga ko badakwiye kuza. Ndavuga impamvu eshatu. Iya mbere nuko ari amasezerano acukubiri n'amasezerano mpuzamahanga agenga impunzi. Yavuga ko impunzi zidashobora koherezwa mu kindi gihugu, cyane iyo harimo ibintu by'uko haba ari impungenge z'uko abantu bashobora gusubizwa mu bihugu baturutsemo. Icyo kibazo nicyo ejo bundi aya masezerano mashya asa nkaho haje gucyemura. Bavuga bati tuzohereza abacamanza, abanyamategeko bo mu bihugu bivuga icyongereza baze bafashe abanyarwanda. Icya kabiri nuko icyo mvuga cyo nuko ibyo ngibyo ntabwo bizarangiza ikibazo. Icya kabiri ndabigarukaho nyuma. Indi mpamvu ya kabiri ituma ntabyemera nuko u Rwanda n'igihugu gikennye. N'igihugu gikennye, ubushobozi dufite ni bukeya. Taburi tukagitwirara nubwo mu Kinyarwanda tuvuga ngo umusore utiraririye ntarugo rwo, ariko hano turajya ku buzima bw'umuntu. Umuntu wagiye mu Bwongereza, reba igihugu cy'Ubwongereza, reba n'u Rwanda. Reba aho turi mu bihugu 25 bikennye. Reba u Rwanda ruri mu bihugu Ubwongereza mu bihugu bikize. Donc reba umuntu wageze mu Bwongereza, ese wowe nkubaze, wageze mu Bwongereza bakubwira ngo garuka mu Rwanda, tubakohereje mu Rwanda, wakwishima? Kubera ko ngiyewe ari iwacu, kuko ari wajya tuvugira uwo munyamahanga ukagerayo bakakugarura mu gihugu gikennye. Wahunze igihugu gikennye iwanyu, kuko bari abantu bajya gusaba ubuhungiro barimo ibice bibiri. Hari abahunga ku mpamvu za politike, hari n'abahunga ku mpamvu z'ubukungu. Reba rero kubahunze ku mpamvu z'ubukungu, wageze mu Bwongereza uvuga uti ndahageze ngiye kubona akazi, ntangire kure ndebe ko mfasha umuryango wanjye nasize ku musozi iwacu mu giturage yo. Hama bakakugarura bakakuzana mu gihugu kiribarirwa mu bihugu 25 bikennye ku isi. Numva se wakwishima? Donc nge ndirebaho nk'umuntu nkavuga nti u Rwanda nta bushobozi bufite bwo kuba rwafasha aba bantu kugira imibereho myiza nk'iyo bari kugira iyo bajya kuba bari mu Bwongereza. Ko Ubwongereza bwatanze amafaranga zira miliyoni 140 z'amayero, n'amamiliyari menshi cyane. Ariya mapaundi azakoreshwa mu myaka 5, ntabwo ari nariya gusa. Ubundi bazajya bagenda bongera ndi niba baramutse baje kugeza imyaka 5. Ariko se nyuma y'imyaka 5 abo bantu bazabaho bati. Reka dufate urugero rw'abakongomani bamaze imyaka irenga 20 mu nkambi za Mahama, za Kigembe. Abakongomani bangahe cyangwa abarundi bangahe mu mpunzi zahungiye mu Rwanda bashoboye gukora za business bakajya mu mirimo ikomeye hano muri uru Rwanda? Ni bangahe? Ni bakeye. Kubera iki se? Kuko ubushobozi dufite ni bukeye. Niba u Rwanda rudashobora guha akazi urubyiruko dufite rw'abashomeri, ese bazaruha abo ngabo izo mpunzi zije mu Rwanda? Donc bafite amafaranga nyine bagenewe ibyo. No, ayo mafaranga ni imyaka 5, nyuma y'imyaka 5 se bizagenda gute? Donc tujye tugeramo n'ubumuntu. Donc twe inyungu za politiki ndabizi biragora kenshi ko abanyapolitiki icyo kintu cy'ubumuntu batabugira, ariko nge nk'umukristo nkora politiki irimo n'ubumuntu, kuko ubundi politiki nyayo yagombye no kubakira ku bumuntu. Umuntu akaba umuntu muzima, tukubaka umuntu muzima, kuko abasenga baratubwira ngo roho nzima iba no mu mubiri muzima. Donc tugomba gukora icyo kintu kirimo ubumuntu. Donc nkareba nkavuga nti uyu muntu ageze mu Bwongereza yagira ubuzima bwiza kuruta uko ngewe navuga ngo ndamufasha kandi ntabishoboye kugira. Impamvu bakunda kuvuga ni ukuvuga ngo ni ukugira ngo bashobore ngo kurwanya ngo bariya ngo bohereza abantu bakanyura muri uriya mugezi bakinjira mu Bwongereza ngo ubwo bizagabanuka. Ariko kuva batangira kuvuga ngo u Rwanda n'Ubwongereza basinye amasezerano, umubare w'abahunga wariyongera, ntabwo wigeze uhagarara. Ariko ejo hari ikintu Minisitiri Biruta yavuze nemera, avuga ati ibyiza nibyo koko ababivuga bakanenga nibi ngibi nta n'igisubizo batanga, ariko ubwo yari gitanze igisubizo. Yavuze ati byiza mu by'ukuri ni uko abantu bajya kureba mu muzi w'ikibazo gituma abantu bahunga igihugu cyabo bakabihagarikira aho ngaho. Nibyo impamvu abantu bahunga ni iyihe? Niyo mpamvu ya gatatu ngiye kuvuga nari mvuga impunzi zitagomba kuza mu Rwanda. Ni ikibazo cy'ubutegetsi butagendera kuri demokarasi. U Rwanda natwe turi igihugu ubwo uburenganzira bwa muntu butubahirizwa, nta demokarasi hari, ni igihugu abantu batisanzuye uko biri. Turabizi iyo uvuga witwa umujenosideri, witwa kuba ufite ingengabitekerezo ya jenoside, witwa umwanzi w'igihugu. Dufite amazina menshi abantu bitwa, cyane cyane iyo uvuga nyine ibyo abari mu buyobozi badashaka. None se uwo muntu muri ya ngingo navugaga, nureba ni warasomye iby'urukiko rw'Ubwongereza rwavuze yuko rwatanze kriteriya yo kugira ngo igihugu cyitwe ko gifite umutekano. Ntabwo rero bavuze umutekano ari amasasa ari intambara.
no kuba harimo ubwisanzure ese abatuye muri icyo gihugu bafite ubwisanzure busesuye haba muri politike haba mu gutanga ibitekerezo haba mu kwemera haba mu iki ese ubwisanzure abo bantu barabufite bahita barebera no mu mikorere kuko numva nabo bantu nabo baba baje kubaho reka baba baje kubaho hari n'ikintu abantu tujye twirengagiza muri rya masezerano y'Ubwongereza n'u Rwanda harimo imyaka 5 nyuma y'iyo myaka 5 nta kindi kintu Ubwongereza buzongera gufasha u Rwanda abo bantu bagomba nibaba kuko impamvu nyamukuru bari kuvuga ko banavugura ari amasezerano harimo kuba noneho bagiye kujya baza mu Rwanda bagafashwa gutangira imikorere n'ubuzima ndetse nyuma yaho wenda abemerewe kuba bahabwa ibyangombwa bigendanye na Bwongereza bagende ariko bazaza mu Rwanda no muri bitwa impunzi bafite statut y'ubuhunzi hari abantu bajya birengagiza ko iyo myaka 5 nirangira ubwo nyine tuzaba tubonye abandi banyagihugu none se abo banyagihugu bazabaho bate igihe n'abanyagihugu bawe usanga badafite aho baba turebe iriya miryango yasenyewe Kangondo yasenyewe Gisozi za Gasyata za hehe ahantu hose basenyeye muri iyi minsi hano mu gihugu cyacu iyo miryango yasubiye inyuma mu mibereho yabo niba iyo miryango yarasubiye inyuma leta ikaba ntacyo ishobora kubafasha ngo biyubake bagere nibura basubire ku rwego bari bariho kuko bagusenyeye inzu zaguhaga amafaranga yo gushobora kwihira abana bawe amashuri uzi imiryango uyu munsi abana badashobora kwiga kubera ko bakennye ukuntu bangana uyu munsi none se niba imiryango abanyagihugu bawe udashoboye kubafasha no gusubira kuri leva bari hugiye wabasenyeraga hari urazana umunyagihugu nawe wasize utwe twose umbwire ngo uramubwoshe muvuga ntabwo u Rwanda rukuriye kubakira kwa ko rudafite ubushobozi bwo kubaha ubuzima nk'ubwo bari kubona igihe bakwa bari mu Bwongereza aho warushuje ku cya kindi cy'ubukungu nayo navuze ariko arangaruke ku cyanyuma nari ndimo mvuga no kubyo biruta ya ministre biruta yavuze avuga ati nugukemurira ikibazo mu mizi rero nta kindi kuko n'u Rwanda rufite impunzi ministre nyakubahwa ministre biruta nagira ngo mubwire ubwira muri kumwe muri guverinoma mushaka uburyo ikibazo cy'impunzi gikemuka ku buryo ntabwo waba ufite nawe impunzi Ubwongereza nta mpunzi zigira kuko iwawe ni igihugu gifite demokarasi igihugu gifite ubukungu nta kibazo ariko twebwe mu Rwanda dufite impunzi kubera iki kubera kwa kubura ubwisanzure mu gihugu cyacu abantu bagahunga ku mpamvu za politiki abandi bagahunga ku mpamvu z'ubukene ubwo rero niba icyo gihugu cyacu gifite ibyo bibazo ntabwo kiri bukemure ibibazo by'impunzi nazo zihunze kubera ibyo bibazo ntiziri bwakira izo mpunzi zihunze kuri ibibazo by'ubukungu kuko nabo bafite ikibazo cy'ubukungu twakivuze mu kanya ntizizakemura ikibazo cy'impunzi zihunze ku mpamvu za politiki kuko no mu Rwanda naho hari icyo kibazo cya politiki icyo gihe bivuze mpita mpera ku kibazo kijyanye na zira mpunzi zo muri Kongo yagiye zigaragambyaga nta nubwo zigaragambyaga ku buyobozi bw'igihugu cyacu zo zigaragambyaga kuri ririya shami rishinzwe impunzi rinyuze mu muryango w'abibumbye abwira bati biryo murimo kuduha n'ibikeye ariko abonye byababayeho uyu munsi ubuyobozi bw'igihugu cyacu buravuga bati byabaye 2018 byararangiye ambasaderi Businge ati so what niba twarabarashize bivuze iki njya nseka ariko abantu bajya bambubura ntabwo ari ukwishima ariko ari rimwe umuntu avuga ibintu ugatekereza ukavuga ati byagenze bite donc urumva icyo ni icyasha cyabaye ku gihugu kidashobora kuva ko byagenda kose kuko nta garanti hari kw'ibyo byabaye 2018 kuri izo mpunzi bitashobora kubona mu yindi minsi iri imbere donc nta garanti mbona ubuyobozi bwacu bushobora kuduha ngo buvye buti ibyo ntabwo bishobora kubaho ubwo rero urumva ni ikibazo dufite niyo mpamvu uvuga nti ntabwo ziriya mpunzi so kubura ubumuntu nko kuvuga ngo hari abantu njya mbona bavuga ngo no ariko ngo mu gihugu cyamenye kwakira impunzi ngo nukuri ntabwo ari ikibazo cy'ubumuntu niba mufite ubumuntu mumbwire ko waba uri mu Bwongereza ugahitamo kuza gutura mu Rwanda rukennye urugeze mu gihugu gikize nk'Ubwongereza donc abantu ntibakajya babeshya abanyarwanda tujye tubwizanya ukuri ntibakajye babeshya icyo kintu waruvuzeho ko no muri bimwe mu byatumye u Rwanda ruvuga ngo rugiye kuba rwatanga umusada warwo kuba rwaca ubuhunzi kuri abo bava mu bihugu bya Afurika bashaka kujya i Burayi harimo no kuba n'u Rwanda narwo rwanyuze mu mateka ameze gutyo ntabwo ayo mateka aracyahari n'uyu munsi none se niba ubwungariye ku kintu cyatumye FPR ifata intwaro mu 1990 bavuze ko bafashe intwaro kubera ko bari impunzi ubuyobozi bwari ko icyo gihe butabemereraga gutaha FPR imaze gufata ubutegetsi mu hagati ya 1998 bakoresha inama y'ibiganiro yo kwiga ku bibazo igihugu gifite n'ibisubizo kimwe mu bibazo bize gishobora gutuma umutekano muke mu gihugu cyacu
ni ikibazo cy'impunzi baravuga ngo bagiye kukirangiza uwo munsi se dufite impunzi zingana iki dufite impunzi muri Kongo nizo zituma u Rwanda ruhora rushyamiranye na Kongo dufite impunzi mu Burundi n'Ubuganda niyo mpamvu u Rwanda ruhora rushyamiranye n'Ubuganda n'Uburundi dufite impunzi hirya no hino zikora politike hanze icyo ni ikibazo mu mutwaro ukomeye ku Rwanda none se niba bashaka gukemura ikibazo cy'impunzi mbere yo kujya gukemura icyo kibazo cy'impunzi ngo bitewe n'amateka twanyuzemo kuki tutabanza tugakemura ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda ariko uyu munsi sitati y'ubuhunzi yakuweho niba yarakuweho se ntidufite impunzi bituma tudafite impunzi se erega ntabwo ushobora kujya gukoresha za lobbying nkunda kubivuga ngo ugende ukoreshere za lobbying bavuge ngo ubuhungiro buvuyeho nese impunzi ntizige hari hanze umuntu dufite impunzi cyane ryose kandi zandikwa n'ishami rishinzwe impunzi mu muryango w'abibumbye donc urumva hari politike rimwe ya kuri hari igihe Kagame ajya avuga ibintu nkabyemera Perezida Kagame yavuga ati hari hypocrisie au niveau international urwego rushinzwe impunzi rw'umuryango w'abibumbye nirwo barobiyinzemo ruravuga ngo impunzi ubuhunzi buvuyeho mu Rwanda kandi urwo rwego ni narwo ku ruhande nanone rugenda rugaha impunzi rugaha ubuhungiro abanyarwanda nuko urumva ni contradiction ariko batanga ubwo buhungiro kuko bazi ikibazo gihari mu gihugu cyacu tuvuze gato wenda ku bijyanye n'impunzi uyu munsi twebwe dufite izo twita ngo ni impunzi ni ababa hanze y'u Rwanda ariko n'ubundi nabwo bitewe na politiki y'u Rwanda akenshi niyo yatumye basa nkaho bahunga bakagenda bakava mu Rwanda uyu munsi ni nk'icyo ubona gikwiriye kugira ngo ibyo byose no kuvuga ngo abo twita impunzi babe bavaho burundu ni ikintu cyoroshye nakivuze kenshi ni ibiganiro hagati y'ubuyobozi bw'igihugu cyacu n'abatavuga rumwe aritwe turi mu gihugu ndetse n'abari hanze noneho tukicara tukareba tuti reka tuvaneho ikintu gitera ubuhungiro ni iki ni ukubura urubuga rwa politiki donc abantu ntibashobore gutanga ibitekerezo mu bwisanzure ndabizi iyo mbivuze abantu bahita bambwira ngo ariko Ingabire wicaye i Kigali ukavuga bakakureka ndetse benshi baba bahamagaye ngo kuki bataransubiza muri gereza kuki bataramfunga abandi bavuga kuki batanyica ariko icyo mvuga ni kimwe ndabivuga byo ndabigarukaho mu kanya ndavuga nyine nkabizira ndavuga simpabwe service ndavuga nta ruhushya ndabona rwo kujya gusura umuryango wanjye nubwo nandikiye Perezida Kagame nkaba ntegereje ko ansubiza amezi aba 6 ndavuga activité politique zanjye ntabwo nemerewe kuzikora ubwo burenganzira ntabwo mfite donc urumva hari ikiguzi ntanga kugira ngo nshobore gukomeza kuvuga rero urumva ko ikibazo gihari dufite uyu munsi kugira ngo ibyo bintu bikemuke ni ukwemera ko abantu bicara bakaganira bakavuga batari ko ku cy'urubuga rwa politiki mu Rwanda dukomeza kurufunga ese hakorwa iki kugira ngo turufungure izo mpungenge ubuyobozi bw'igihugu kuko abo ubuyobozi bufitiye impungenge nabo nyine batavuga rumwe nabo nyine bicare bagana bavuga ati tubafite impungenge ko tubahaye urubuga hano mu kibuga urubuga rwa politiki hari ibibazo bya noneho kwicara bakavuga ati izo mpungenge twazivanaho gute kuko niba izo mpungenge zihari hari ikibazo cy'uko hari impunzi zikora politiki hanze urubuga rwa politiki kararufunze bigatuma izo mpunzi zidatahuka nta kundi icyo kibazo kizakemuka nta nundi ufite umuti w'icyo kibazo usibye ubuyobozi bw'igihugu cyacu doko abayobora u Rwanda nibo bagomba kuzarangiza ikibazo cy'impunzi nta kundi bazakirangiza usibye gusanga izo mpunzi ukaganira nazo tariki 10 Ukuboza ni umunsi uba warahariwe uburenganzira bwa muntu tugiye ku burenganzira bwa muntu uyu munsi mu Rwanda byifashe bite mu mboni zawe uburenganzira bwa muntu mu Rwanda ni ikibazo gikomeye ni kimwe no muri ya mpamvu urukiko rwo mu Bwongereza rwavuze ati uburenganzira bwa muntu buhagaze nabi mu Rwanda ntabwo Ubwongereza mushobora koherezayo abantu tako niyo mpamvu babye nuko mu Rwanda dufite ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu iki kibazo cy'uburenganzira bwa muntu nakivuga mu buryo butatu natanga ingero eshatu icyambere uko gukora politike mu Rwanda bitoroshye navuga ko rwose binabujijwe kuko nyine kubambuzwa gukora politike kandi n'umunyapolitike mbyifuza itegeko nshinga ribinyemerera urumva ko ari ikibazo icyo ni ikibazo cyambere ureba kwandikisha ishyaka imyaka bimara ni ikibazo turebe Green Party uko burya Green Party yatangiye guhangana n'ikibazo cyo kwandikisha ishyaka za 2009 yanditswe 2016 hari ari nabwo yagiye mu mantu zagiye mu matora reba abantu bagiye biyamamaza hano mu Rwanda bagashaka kugira uruhare mu kwiyamamaza ku mwanya wa Perezida wa Repubulika bose barafunzwe 2003
nyakwigendera Faustin Twagiramungu mboniho no n'akanya ko gukomeza umuryango we murabizi ko yatabarutse muri iyi minsi nuko yaraje ariyamamaza ariko ahita ahunga Dr Niyitegeka ahita afungwa 2010 Metre Ntaganda nanjye turafungwa 2017 Diane Rwigara arafungwa donc urumva abantu bose bajya bashaka kwiyamamaza bajya bafungwa donc ibyo byose nibyerekana ko gukora politiki hano mu Rwanda ni ikibazo gikomeye donc bisa nkaho bitemewe mu by'ukuri nubwo dufite amategeko abyemera iyo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri nuko n'uburenganzira bwo kuvuga bw'umuturage kuba yakwisanzura ari ikibazo nabyo icyo bita civil liberties tako nabyo ni ikibazo. Tuvuge uribuka dufite abantu 8 bafunze kubera gusa ko basomye igitabo hanyuma bakayikurikira wenda na online inyigisho zirebana nuko la philosophie no violence n'ikisi kuba wakemura ibibazo hatabaye amakimbirane ibyo bigatuma abantu bafungwa donc icyo ni ikimenyetso kigaragaza nyine ko dufite ikibazo cy'uko abantu bashaka gutanga ubwisanzure. Ikindi nuko abayoborwa abaturage bayoborwa batagira ijambo mu bibakorerwa ugasanga umuntu niba avuze ikintu abayobozi ngo bamubwira bati nta service tuzongera kuguha wowe uri umwanzi w'igihugu wowe ufite ingengabitekerezo kubera ko gusa yashoboye kugaragaza ibitagenda yifuza kubikosorwa mu gihugu cyacu. Urumva rero ibyo byose nibishamikiyeho byerekana nako dufite ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu. Uyu munsi rero nko kubivuze ni umunsi wo uburenganzira bwa muntu niyo mpamvu nsaba abayobozi b'igihugu cyacu gushaka uburyo icyo kibazo cyakosorwa ntiduhore dushyirwa mu majwi kubera ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu. Ejo bundi igihe habaga ibiganiro hagati ya ministre bombi basinyaga amasezerano uriya mu Bwongereza na ministre Biruta natangajwe no kumva ministre Biruta avuga ngo rwose abantu baratwandagaje inkiko inzego abanyamakuru za ONG ati bavuga ku kibazo cyacu ariko ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu ni ikibazo koko dufite mu gihugu cyacu donc tugomba kukirangiza kandi aho tuzakiturangiriza ni twebwe ubwacu. Donc izo ngingo 3 dufite kuzisobanura no kureka urubuga rwa politiki rwo gufungurwa ntacyo bihungabanyaho na gatoya u Rwanda cyane ko dufite amategeko yashyizweho n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Amategeko tuyagendeyeho nta kintu na kimwe cyapfa muri uru Rwanda rwacu. Amategeko yubahirijwe na buri wese ruyoborwa abantu bagakora politike mu murongo w'amategeko dufite w'itegeko nshinga dufite nta kibazo cyaba mu gihugu cyacu. Donc ubwo icyo kibazo cy'uburenganzira bwa muntu ufungura urubuga rwa politike kureba abantu bakisanzura bagatanga ibitekerezo kureka itangazamakuru rikisanzura kureka abaturage bakagira ijambo mu bibakorerwa ibyo bintu rwose ndabisaba ubuyobozi bw'igihugu cyacu nibwihangane gufungura amarembo igihe kirageze. Tukiri wenda ku bijyanye n'aya masezerano kuko urumva n'ubundi nabyo ibyo twari turi kuvuga bijyanye n'uburenganzira bwa muntu nabyo birimo kuko ni kimwe mu bintu byatumye urukiko rw'ikirenga ruvuga ruti hoya ibyo urukiko rw'ibanze rwavuze bigumeho ibyemezo byo kumva ko ibijyanye n'amasezerano y'u Rwanda n'Ubwongereza kohereza abimukira byahagarara. Noneho amasezerano avugururwa Minisitiri w'umutekano James Cleverly yarari mu Rwanda azaganira na Biruta Dr Vincent Biruta ubanye n'amahanga n'ubutwererane birangira amasezerano avuguruwe. Ivugururwa ry'amasezerano y'u Rwanda n'Ubwongereza riratanga umusaruro ntawo bizatanga impamvu bitazawutanga nibiye nuko muri ayo masezerano avuguruye hari ikintu birengagije kuko yisomye icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga rw'Abongereza nyine ruvuga icyo kibazo kijyanye n'amategeko donc kurengera impunzi zikaba zitasubizwa mu gihugu cyabo. Icyo kibazo ni nacyo barimo kugerageza gusubiza bavuga bati tuzashaka abajije n'abanyamategeko bavuye mu bihugu byo muri Commonwealth baze bunganire u Rwanda. Icyo nicyo bari kugerageza gukemura. Icya kabiri barimo kugerageza gukemura ni ikibazo kijyanye na batakemuye kandi kizatuma n'ubundi aya masezerano avuguruwe agorwa ni ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu hano mu Rwanda kuko barabivuze bavuga abantu bafungwa kubera impamvu za politiki bavuga abanyamakuru bafungwa kubera kutagira ubwisanzure mu gihugu bavuga abantu bagiye bakorerwa yicwa rubozo bavuga abantu bagiye bicwa kandi ibyo bintu ni ibintu byose bihari igihe ababizo byo cyacu bagira ngo bibagirwa ku Rwanda atarakarwa u Rwanda ntabwo arakarwa ibikorerwa mu gihugu biramenyekana bikandikwa bigashyirwa hanze toko ntabwo u Rwanda arakarwa hanyuma rero bagira kuvuga ngo abantu baratubeshye barababeshyera kandi
iyo abantu bambajije nko maze iminsi mu itangazamakuru ryo mu Bwongereza bambaza bati ari amasezerano ravugaho iki havugaruka ko icyo kibazo cy'uburenganzira bwa muntu bakambwira batari ku buyobozi bw'igihugu cyanyu uvuga ko ibintu bimeze neza uvuga ko ibyo bintu byo kuvuga ko abantu bicwa atari byo nkabwira ariko njye mfite abantu bishwe mfite anserime wishwe twabanaga hano muri iyi nzu arasohoka aragenda bucya mu gitondo ari umurambo twateruye twabonye uruhande rw'iwabo siridiyo dusaba umuremyi yishwe ari ku kazi ke ku manywa y'inkambi izuba riva kugeza uyu munsi ntabwo bashaka kutubwira bati umuntu wamwishe n'uyu Eugene Ndereyimana arabura njya mvuga u Rwanda ntabwo uko rungana ni rutoye ntabwo umuntu ari urushishiri ku buryo abura wari fasi twagira Imana wari muri gereza use bashaka kutubwira ahantu ari izo rero ni ibimenyetso bigaragara bifatika mbivuga ndi mu Rwanda mbyerekana mvuga nti ibintu byabo donc ntabwo ndi umuntu uri hanze ntabwo mvuga inkuru mbarirana ndavuga inkuru zibimba ndavuga inkuru zibiba mu gihugu cyacu donc rero abayobozi b'igihugu cyacu nibareba ngo bavuge bati ibi bintu turabikosora gute kugira ngo bitazongera kuba turabikosora gute ni ngombwa ko tugaragaza Boniface twagira Imana yagiye he byagenze gute ndere y'Imana ejo byagenze gute Vena abayisenga ari he donc bakavuga dufite inzego zikora izo nzego zigakora zikagaragaza tukavuga tudara abantu ngibi enquête yarakozwe dore byagenze gutya dore icyo twagezeho nibi iyo rero bidakozwe ibyo bintu birakomeza bikabarwa ku mutwe ubuyobozi bw'igihugu cyacu ntabwo rero bavuga ngo abantu baratubeshyira kandi hari ibintu bifatika bihari uyu munsi minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak ni umwe mu bantu bakomeza gusunika bifuza ko ano masezerano yazashyirwa mu bikorwa bikagerwaho ko abimukira boherezwa mu Rwanda na nyuma y'uko urukiko rw'ikirenga rwemeje ko ibyavuzwe n'urukiko rubanza bigumaho yahise avuga ati mubigenze murye ibi bintu turaza kubikosora nkeka ko ari nawe uri inyuma y'ibi bintu niwe uyobora Ubwongereza yego kuko na nyuma yaho bamwe mu bagendaga basa nkaho bamuca intege hari amabo yagiye akuraho agashyiraho abandi kuko uyu munsi nubwo bivugwa ko Suwerari yavuyeho kubera ibijyanye na Palestine ariko hari n'abandi bavuga ko n'aya masezerano ari mu bintu byamukozeho kuba we asa nkaho abiri inyuma ariko bisigaye noneho ubona ko yatangiye kohereza abandi bisobanuye iki ariko ni premier ministre donc premier ministre ashobora gufata umuntu ufite mu nshingano ze ibirebwa nyine n'impunzi akaba ari yohereza donc nta gitangaza kirimo ariko ni ukuri igihugu ni ukuri ubuyobozi bw'igihugu cy'Ubwongereza kuko murabizi ko umwami mu Bwongereza ariho navuga ko ari nko mu muco wabo ko bafite umwami ariko ubutegetsi nyabwo bafite na premier ministre donc nge ntekereza ko niyo nganiriye n'abongereza abenshi bavuga ko ari amasezerano impamvu asa no kubisunika no kugira kuko bari mu masezerano rero yarasezeranye y'abaturage igihe baturaga ishyaka ryo kujya ku butegetsi none rero muri amezi ari imbere bafite amatora donc no kugira ngo akomeze yereka abo baturage koko ibyo bintu azabishyira mu bikorwa kuri cya kintu yababwiye gikomeyeho ariko abantu bose bazi yuko iyi politiki itazashyirwa mu bikorwa arabongereza ndetse n'ura ministre waje kubisinya ubwe hari aho yatanze ikiganiro avuga atari amasezerano ntekereza ko byayo byarangiye donc barabizi ni ukuvuga ko bo navuga ko bari muri camp barimo gutegura amatora yabo mu by'ukuri ni amatora barimo bategura ahubwo ngiye cyo ntumva n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu ko bukunda kuvugwa neza bukabona aya masezerano akomeza kugenda bwambika ubusa ku kibaya bakomeza kubyemera ndibona yareka kuko nta nyungu bakoramo wenda arabazavuga bati ngabire kucyugira inama ubuyobozi bw'igihugu cyacu waretse bagakomeza bakabambika ubusa ariko ngewe mvuga ko nkora iteka politiki yo gukora ibintu binyuze mu murongo atari ukwihimura kuri adversaire zakomeza nge mbagira inama nubwo inama zanjye batazumva cyangwa ngo bazimpembere kuko ubundi andi opposition irahembwa kubera ko biri mu kazi ko kugira inama ubuyobozi kugira ngo bukore ibintu biri mu murongo ukeye aya masezerano y'u Rwanda n'Ubwongereza tunayasozaho ku bwawe aramutse hari ikintu gito kiyabayeho akagira nk'igishyirwa mu bikorwa nta kintu byafasha n'abanyarwanda nta kintu gito bayungukiraho kuri aya masezerano nta kintu na gito yambona abanyarwanda bazunguka ko iyo ari gukorwa cyangwa se bari kuyaganiraho nabyo babizanamo ko abanyarwanda ndetse n'igihugu muri rusange hari ibyo kizungukira muri aya masezerano
ikintu kizunguka byo ni urabona amafaranga batanze miliyoni 140 kamwe ntabwo ari amafaranga makeya. Ayo mafaranga azafasha kubaka ibikorwa remezo bizahoraho. Amafaranga bazatanga mu gukodesha amazu, ibyo bitume abantu bafite amazu nyine hari ikintu cyunguka. Ariko aho ngaho ni ukureba bugufi, tureba inyungu z'igihe gitoya kandi tudashyize imbere ubumuntu. Ariko nidushyira imbere ubumuntu tuzareba abantu tuvuge tuti abo bantu ntabwo dufite ubushobozi bwo kuzatuma babaho neza nk'uko bari kuzabaho neza mu Bwongereza. Donc twe kujya mu bintu bidatanga ubumuntu, bidafasha abantu kugera ku cyo bifuza, kuko ziramuze icyo zishaka ni ukubaho neza, kandi u Rwanda nk'igihugu gikennye ntabwo ruzashobora kubafasha kubaho neza. Ni icyo ubona mu kuba ari amasezerano yabaho n'igihe yaba atabayeho? Abayeho nicyo mvuga ni amafaranga yo barangije no kuyaduha turayafite, sibyo ko bazagenda bongera ndi iyo myaka 5. Donc cyo vuga izo nyungu z'ubukungu no kuri amafaranga igihugu kizahabwa. Atabayeho n'undi zira miliyoni 140 twarazihawe, ariko wenda ndi yari kuzongerwaho niyo tutazabona. Ariko atabayeho harimo inyungu nziza ku bantu bagombaga kuzanwa hano, kuko abantu nibazanwa hano nyine nta cyaki ndavuga cy'imibereho myiza ntayo bazabona. Ariko nibataza ya mibereho myiza bashaka kubaka mu Bwongereza bazayibona. Nibaza u Rwanda hari icyo tuzunguka mu bijyanye n'ubukungu, ariko abantu bazaba baje nta mibereho myiza bazabona mu Rwanda. Donc rero dushyira ku munzane tukareba izi nyungu z'ubukungu z'igihe gitoya no gushyira imbere ubumuntu, abantu tukabareka bakibera mu Bwongereza bakabaho ubuzima bwiza rushuko bari kubaho hano mu Rwanda. Ikiza ni ikihe? Donc n'umuntu agomba gushyira ku munzane. Ngiye nshyize ku munzane rero ubukungu twakagombye kunguka muri ibyo bintu n'ubumuntu, shyira imbere ubumuntu kurusha ubukungu. Akoze cyane. Ukivuga ku bijyanye n'imibereho myiza, uvuga ku mibereho myiza yabo bimukira baba baragiye i Burayi bagiye gushaka ubuzima bwiza, harimo n'Abanyarwanda. Ese nabivuze Abanyarwanda nabo barahunga, bamwe bahunga ku mpamvu za politiki, abandi bagahunga ku mpamvu z'ubukene. Nabo bahunga rero nabo barimo abahunga ku mpamvu z'ubukene. Dore ko leta y'Ubwongereza noneho yabikajije kugira ngo uyu munsi ubone visa no kuba winjiza amapaundi 38,000 n'amafaranga 700. Ayo mafaranga uri kuyumva kuri famille ibaza ayo mafaranga ku mwaka. Ubwo umuntu udafite ayo mafaranga bivuze ko kugira ngo azabone visa biragoye. Ari na bimwe mu bintu leta y'Ubwongereza iri gushyiraho kugira ngo irebe ko none yakumira abo bantu burundu ko batazongera kuza mu gihugu, kuko bushize ibihumbi hafi 300 nibyo byabonye visa bino biciye mu mucyo, ku buryo umuntu yemererwa kuba mu gihugu agiye gukora, gutura cyangwa se kwiga. Urumva rero nabo ubwabo no kuba bakangisha abo bantu baza ko bazabohereza mu Rwanda, sinzi impamvu batajya bareba ko kantu. Baze kugukangisha ni nko kukubwira ngo iyo ubwiye umwana ngo aratinya kandi ntabwo amubwira ngo ku kintu cyiza. Justement niyo mpamvu navuze nkindi ubuyobozi bw'u Rwanda ntabwo ari amasezerano nayemera, nko twambikuza. Donc ni nko kubwira impunzi turabajyana hariya, ni nko kuvuga ngo karakarwa tubajyanyeho, nimutitwara neza ngo mureke kuza hano tuzabajyanayo kugira ngo nabo turakurya. Tugiye ku mibereho myiza y'abaturage, none twigarukire ku baturage bacu b'u Rwanda. Uyu munsi hari gahunda yo gufasha ngo Abanyarwanda ababa mu bukene kwifasha kuva mu bukene kugira ngo bigire n'icyo bimarira igihugu. Gahunda yo kwifasha kuva mu bukene iyo uyumva ute? Kuko yashyizweho na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Kwivana mu bukene twese biratureba, kuva mu bukene twese biratureba. Ubuyobozi bwacu bugira slogan nziza, narayibonye iyo slogan ku munsi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, iminsi y'icyumweru yose hari slogan yaho. Noneho tuve muri slogan tujye mu bikorwa. Ngewe ubwanjye nzi ko bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze barya ari amafaranga aha bari abantu batifashije. Ngewe ubwanjye nzi ko hari amafaranga ahabwa abantu
muri VUP babandi bakora akazi gake bagifite tubaraga ko hari amafaranga ahabwa babantu bageze mu za bukuru babakene cyangwa bamuhugaye badashobora kugira icyo gukora iyo ni ingoboka hakaba n'abantu bahabwa amafaranga ya VUP babandi bafite imbaraga zo gukora bakagira ibyo bakora bagahabwa ayo mafaranga ko ngewe aho nicaye aha nzi ko ayo mafaranga aribwa na bamwe mu nzego zibanze ntagere kuri wa muntu yose uko yakabaye ntabwo barya yose bafite uburyo bagenda bavungura navuga ko bayagabana nawe aya VUP nayo kwa ruko cyangwa se hakaba kugira ngo ujye kuri list ukagomba gutanga umuti w'ikaramu cyangwa ikiziriko cyo kivuga kuri giringa cyangwa se bakabaha batinze nkaba mbizi nicaye hano ministre ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu ntabwo abizi ko abakozi be barya ayo mafaranga iyo sari babwira ngo nimufashe babantu kwivana mu bukene arabwira babandi bayarya kuko nubundi abantu bari gufasha mu gufasha abaturage cyangwa umuturage ukeneye kwivana mu bukene harimo abayobozi b'inzego z'ibanze kandi n'abafatanyabikorwa kandi nibo bayarya bagenda bakanayunusura bakaha umuturage makiye ubwo se ministre ibyo bintu ntabizi imbere yo kuvuga iyo slogan nziza twese dushobora twumva buri munsi yabanje akavuga ati dukure mu nzira uyu muco wimitswe wo kurya amafaranga akenewe amafaranga y'ingoboka cyangwa amafaranga ya VUP amafaranga ya VUP atangwa ryari atangwa ubundi bagomba gutangwa n'ikenzeni ni kangahe twumva mu itangazamakuru abaturage bavuga bati hashize amakenzeni angahe amafaranga batayaduha hari aho muri zo siroga bavuga ngo abikora ku giti cyanyu nimufasha abo ntimuhembe gusa abakozi banyu bafashe kwivana mu bukene ese ministre buriya ntabwo ajya yumva iyo abantu bakora mu nzego z'umutekano cyane ziriya bariya bacunga umutekano hirya no hino abasekirite ntabwo ajya yumva bataka ko basa n'abakorera ubusa ko bamara igihe badahembwa usibye se nabo ari abasekirite namwe mu itangazamakuru harya muhembwa kangahe ibyo se ministre kumbizi nicaye hano iwanjye ministre ntabwo abizi ndetse arabasaba ngo ntibabahembe ahubwo babwira uti muhemba abakozi banyu uyu munsi hari ikintu numvishije Niba yavuze mu gihe kuzagikurikirana abakozi bafata amarangamuntu y'abakozi babo kugira ngo bayafatira kugira ngo batajya gukora ahandi ndagira ngo bigire Niba mwe kureba abo ngabo bafatira amayidi gusa nimurebe nimukurikirana abantu badahemba abakozi babo ariko kugira ngo umuntu akwicarane agukoresha amezi 6 ataguhemba iyo abonye adashobora kuguhemba ikintu akora n'ikihe ajya kuri Niba ahubwo akajya kuyibwira ukuntu wayibye ukuntu wabafatiye umwana ku ngufu kugira ngo ufungwe utavaho usaba amafaranga noneho abantu bakora mu rugo kuko ari abantu baciye bugufi bavuga bati nyamara umuntu aratubeshyira ahubwo turimo amafaranga bakavuga ati mwebwe murabeshya iri biro ndagisa ngo igitega amatwi abantu baciye bugufi abo mushaka kuvugira bafatirirwa za ID mujye numva n'igihe bashebuja cyangwa abanyirabuja baza kubaregera ngo barabibye cyangwa babasambanyirije abana akenshi nuko baba batarabishyuye babona n'ubundi amafaranga amaze kuba menshi akavuga ati ntabwo ndi umwirukane gutyo gusa ntamwishyuye reka mukubiteho icyaha ajye muri gereza ndabamukize ubwo se Minaloc ibyo bintu kumbizi ndi umuturage usanzwe Minaloc ibyo bintu ntabwo abizi ubundi bukene mu baturage buhera he mu Rwanda bacu buhera kuko nyine umuntu urabona hari abatifashije bakuze hari umuryango dufite y'incike kubera jenoside yakorewe abatutsi bari mu gihugu cyacu n'abandi bazize ibindi byaha gukora n'izindi mfubye n'abandi bapfakazi nabo batifashije kandi batarimo bacitse kwicumu hari abantu bagira ubukene kubera ko bari abakozi hama bakabura akazi hari n'abantu bafite ubukene rega bakora abo banyamakuru bakora badahembwa se ntibafite ubukene abo bandi bakorera abo bantu bati abo ngabo bo mu mutekano badahembwa bosuko babakoze mu rugo suko ikibazo kibyara kudahemba umukozi ku gihe n'ikihise nuko umuntu aragenda akarya imyenda ubundi urabona iyo umuntu aguhemba buri kwezi reka mbwire ministre kubwira ngo abantu bavane mu bukene umuntu aguhemba buri kwezi ushobora kuvuga uti uku kwezi amafaranga nzayakoresha iki ukavuga nzakuramo ayo kwishyura inzu nzakuramo ayo kurya nzakuramo ayo kwishyura abana minervare kwishyura mituwele bwisungane mu kwivuza muri 30 se ni uri kuyabara erega abantu turi kuvuga n'abantu amafaranga bahembwa n'abayazi akatuvuge namwe abanyamakuru n'abandi bose bakorera abantu batajya babishyura abantu benshi muri Rwanda rwo munsi ntabwo bagihemba abakozi babo muri za kategori nyinshi byaragoranye noneho rero aya mafaranga niba umuntu yabaze niba utamwishyuye kugiye
akagenda akamara amezi 5 atishyura inzu muri butiki iri hafi aho agenda yikopesha kakawunga umuceri afitemo ibihumbi byinshi nuko ya mafaranga rero aho uzagera kuyamuha ukayamuha nibura niba umaze amezi 5 utamuhemba ntuyamuhere rimwe ukamuha 2 ahita muha 2 muri 5 ubundi muri 5 niba umuhaye 2 aragenda agerageza abagize duke kinga umukoresha nyirinzu mu maso nyiri cyondo niko muvuga nyiri byondo agira utwa kinga nyiri byondo mu maso agira utwa kinga nyiri butike mu maso kugira ngo akomeze afate yamyenda yongera arindire ko yameza 2 yongera kuri yandi bongere bamuhemba ndi cyangwa ku uwo muntu minister urumva umuntu ashobora kuva mu bukene gute ntashobora gusevinga nta kintu na kimwe kubera ko amafaranga niyo yaziye rimwe ntabwo bayamuhembera rimwe kuko wenda baguhembeye rimwe wavanamo yamyenda yose warangiza ukavuga uti reka sevinge nibura 5 ariko ntazira rimwe ndagira ngo nsabe minister na Niba bakurikirana abantu badahemba abakozi babo mu nzego zose kuko barahari benshi ubu nta rwego na kimwe usanga abantu batakirira bati maze amezi 3 ntabwo heruka kumpemba maze amezi 5 ntabwo baduhembye igice ntabwo dushobora kuva mu bukene abantu bikunda kuko niba uha umuntu service tuvuge ngo abantu mu mutekano kenshi usanga company mufite iyo bashobora kuba bayiha kuri wowe umuntu umwe bamuha 1,100 ndabyumva habamo imisoro havanamo saseranze biki ariko wowe ugasigarana 35,000 akaba ari byo guhemba wagasigarana 65,000 hanyuma ni 35,000 ntabiguhembe ukwezi uko bikwiriye gusobora ibyo bintu ari byo ntabwo dushobora kwivana mu bukene dufite abantu bikunda bafite za company bashyiriyeho kunyunyuza imitsi y'abaturage ibyo bintu Minaloc ndagusaba Niba ndabasaba mubanze murwanye ibyo mbere ko tubwira ngo twivane mu bukene ntabwo dushobora kwivana mu bukene ari ibyo ikindi kizadushobora kugira ngo twivane mu bukene hari abantu batajya basora bakingirwa ikibaba ntibatange imisoro tuzava mu bukene gute igihe nk'u Rwanda rukennye hamwe muho dukora amafaranga ari mu misoro hakaba hari abantu bakingirwa ikibaba ntibashobore gutanga imisoro cyane ikibazo ntabwo nshobora kuva mu bukene kuko aya mafaranga batanga y'imisoro niyo yakagombye niyo azavamo ya yandi Minaloc nyine za ya yandi ya VUP na zangoboka nubwo nzi ko amafaranga atangwa ahandi mu mfashanyo duhabwa ariko nibura yagombye kongera ubushobozi bw'igihugu cyacu ntidukomeze gufasha inguzanyo ntidushobore gukomeza igihe baba kuko muri ya kampanye ya ministry w'ubutegetsi bw'igihugu avuga ngo twikure mu bukene ngo akimuhana kazi imvura ihise nyine badushaka kwa akimuhana kazaza imvura ihise ntituzirikane n'uburyo abantu bakingirwa ikibaba ntibasore ibyo bintu bicika mu Rwanda kuko bari mu bintu bidutera ikibazo cyo kuzamuka kw'ibiciro kuko uyu muntu adasoze akaza ku isoko agacuruza nk'uwatanze imisoro ni ikibazo gikomeye niyo mpamvu Rwanda Revenue irwana no kuvuga ngo abantu batatanze imisoro ngo batagize gutikirirwa n'abantu badasora nuko iyo bajije umuntu arakubwira ati ngewe nanjye uriya kanaka twaguriye ku isoko rimwe ariko we ntiyasoza kandi nge narasoze ati donc nanjye ngomba gushaka uburyo niba iyo misoro urumva rero ntabwo dushobora kuva mu bukene tugifite abantu biba imisoro y'igihugu ikindi rero gisaba nuko nyine mu bucuruzi havamo ibintu bya monopole amasoko yo mu Rwanda agafungurwa buri wese ufite ubushobozi akajya muri competition ntejo nabonye muri transport nabonye rura muri iki gihe kugira ngo urebe ko yarangiza ikibazo cya transport yemeye abantu bose mufite ubushobozi nimba ufite ubushobozi gura akamodoka ushyire mu muhanda donc ni bari liberalism donc n'ubundi badashyira muri ya monopole ntabwo kira kibazo cya transport public tuba twarakigize hano mu Rwanda twakigize kubera monopole ni byiza ko bafunguye nibafungura n'ibindi byose hari ibindi birimo monopole hano mu Rwanda ibintu byose byo gucuruza ibintu by'ubwubatsi ibintu by'ububaji ibintu ikitarimo monopole zabwo ni ikiyi Tongo ubucuruzi nabwo ni bufungura uko navugaga mu kanya gufungura amarembo ya politiki n'amarembo y'ubucuruzi nayo nafungurwe abantu bashobore gushora amafaranga aho bashoboye n'ubushobozi bafite kugira ngo dushobore kugira amafaranga asirikire mu ntoki z'abantu benshi aho gusirikira mu ntoki z'abantu bake aho Minaloc iyo uvuze umuturage ukene ntibivuze wa wundi ukennye koko hasi udashobora no kubona ayo mafaranga ayo ngayo turi kuvuga ngo wenda n'uwo muntu ashobora kuba yanayakorera niyo bamujyamo ideni ariko akaba hari se aza n'ubundi kuko niba dushaka kwivana mu bukene nyine ntabwo ntekereza ko Minaloc iramutse irimo kuviza gusa babakene iha ingoboka na VUP ibyo ngibyo navuga ko iyo mibare ari mikeyi
kuko ubukene tugomba kubuvana muri kategori ya buri munyarwanda wese, kuko ntabwo igihugu gishobora kuva mu bukene ngo kubera ko tutagifite bari abahabwa ingoboka cyangwa vibi n'abandi uzi ko mu Rwanda ariko nta classe moyenne dufite, donc nta bantu bafite ubushobozi buciriritse, ntabo dufite. Ubundi kera abo banyamakuru ya bamwe babaga hari abaga bafite moyenne bakaba bari hejuru, abandi bakaba bari bafite ubushobozi buciriritse. Mwarimu yabarirwaga mu bantu bafite ubushobozi buciriritse, umupolisi umusirikare babarirwaga mu bantu bafite ubushobozi buciriritse. Ubwo abo bantu bafite ubushobozi buciriritse muri uyu munsi mu Rwanda ntabo dufite. Kubera iki se? Kubera cya kibazo kibirarirane cyuko abantu badahemberwa igihe, cyuko umuntu agukoresha amezi 5 akaguhemba 2, 3 akaba ari umwenda, akongera akagukoresha ndi kongera ukiyongeza gutyo gutyo, donc ibyo birarane bigakomeza bikagenda gutyo. Ibyo bintu rero ntabwo bishobora gutuma abantu bava mu bukene, ntabwo bishoboka. Dusoza n'ikiganiro tugiranye, nkeka ko hari abantu bazakoramo byinshi cyane. Sinzi impamvu cy'uyu munsi numva kiryoshye cyane kuko kirimo gukora ku buzima bw'abaturage twese muri rusange. Ubundi kurwanya ubukene bihereye ku bwawe? Birahera mu gufungura amarembo y'ubucuruzi ku buryo umuntu wese ufite ubushobozi bwo kuba yatangira business ashobora kuyitangira nta mbogamizi zibayemo, hakaba open. Ikintu bya monopole bikavaho. Icyo ni icyambere. Amasoko agasaranganywa mu bantu bose. Amasoko ntagira abantu bamwe kuko hari abantu bizwi ko ari bo ayo masoko nayabo na hari abantu bajyana amasoko ari n'abandi bategene. Donc amasoko hakaba competition do gupigana binyuze mu mucyo. Duhora twumva buri gihe iyo umugenzuzi mukuru w'imari agiye muri parero bamwe bazatanga no kuvuga amasoko yatanzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Doko icyo niho hambere tugomba kubanza gutangira turwanya ubukene. Aha tugomba gukurikizaho ni ya misoro navuze. Abantu bose bagasora kimwe, ntagire umuntu ukingirwa ikibaba. Kandi abakingirwa ikibaba kenshi usanga ari babandi bakagombye kuba basora amafaranga, bagira n'icyo binjiza igihugu gifatika, ariko ugasanga abo bantu ntabwo basora. Aho icyo ni ikibazo gikomeye. Icya kabiri cya gatatu ni kurwanya ruswa mu nzego z'ibanze, ariko mu nzego zose z'igihugu nako amafaranga y'igihugu agenewe imishinga agashyirwa koko muri iyo mishinga. Reba za rukarara zose uko bagiye baziha nimero 1, 2, zingahe zose zarariwe. Ushobora kumbwira ko umushinga rukarara wo kongera amashanyarazi muri Rwanda hari icyo watanze? Ntacyo. Umushinga wo gukura amashanyarazi muri Nyamugengeri uribuka za miliyoni zagiyemo cyane, uribuka za miliyoni zatanzwe kujya gushaka uko bazagira gutera iminara mu birunga, nibuka ibyo ari byo. Ayo mafaranga yose yarariwe n'umwenda igihugu cyafashe. Urubyiruko mwebwe muzasigara mwishyura kandi muri abashomeri uyu munsi. None se urumva atari ikibazo? Tugomba kurwanya ibintu bya ruswa byo kurigisa amafaranga y'abanyagihugu, yakagombye gufasha abanyagihugu. Donc ruswa nishobora kurwanywa, abantu ntibashobore kurigisa amafaranga y'igihugu, amafaranga dufite agakoreshwa neza, tuzarwanya ubukene nyine tuzava mu bukene. Ibi bintu by'abantu barya amafaranga bo mu nzego z'ibanze bakajya kurya amafaranga yo hasi cyangwa naho mu nzego zo hejuru, mu nzego zo hejuru ko baryafatika. Oya ntabwo ejo bundi kamubwira rero ntibimbabaza. Ariya ni miliyoni zingahe? 600 mu mushinga wo muri Kirehe wo kuhira. Miliyari 600 umushinga watashywe mu kwezi kwa 8 uyu mwaka, mu kwa 11, amezi 3 gusa. Ibyuma byarashaje, bahaye abaturage ngo fagitire yo kwishyura umuriro miliyoni 80. Abo baturage bagombaga kuhirirwa ubwo butaka. Ubwo se dushobora kuva mu bukene dufite abantu barya amafaranga kuri uru rwego? Miliyari 600 turatekereza icyo ari cyo. Umwenda twahawe n'igihugu cy'Ubuhinde, umwenda uzishyurwa, ukwishyurwa icyo warugenewe kidakozwe. Ubwo se dushobora kuva mu bukene gute dufite abantu bafite ibifu byagutse bigeze aho ngaho, batinyuka kurya amafaranga ageze aho ngaho? Urejo bundi umwaka utaha bizaza muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari. Ariko Niba yaravuze, yabwiye GST mujye mutubwira kiri imbere. None se Niba harya ntifite ishami rishinzwe gukurikirana
ibikorwa bimunga ubukungu bw'igihugu. Kubikurikirana bivuze iki? Bivuze kugeramo abantu bashinzwe iperereza n'igenzurwa. Igihe cyose hari imishinga migari harimo amafaranga menshi nk'aya ngaya, ribu yagombye kuba ifite umuntu ukurikira akareba tese uriya mushinga ko ari mugari, ari amafaranga bimeze bite, bagatangira kubikurikirana. None se baragira ngo barinde uzababwire, bazababwire bamaze kuyarya se? None se ko bamaze kuyarya ribu ni kuko kugeza n'uyu munsi iyo umugenzuzi mukuru w'imari aje agatanga raporo akavuga amafaranga yakoreshejwe nabi byagenze gutya, ntabwo ndabona umuntu babwiye bati garura ayo mafaranga. None niko bigiye kujya bigenda, baramufunga yarabivuze. none ntuza uriya wari umukuru wa polisi se bamufunguye zira miliyoni 48 akazishyura, kuko ubwo bamfite nuko izo miliyoni 48 zavuye muri bari abaturage bo muri turiya turere bari bamubirije akajya gukoreshwa iwe, donc bazamufunga birangire. Ese babaturage wa mushinga bari bemerewe bazawuhabwa bo cyangwa bazahomba birangire, umwe ajye muri gereza na wa wundi wakoze wa mushinga bafungwe birangire bafungurwe, ariko abaturage badasubijwe amafaranga. Erega naho ntabwo ushobora kuva mu bukene. Ntabwo ari ikibazo ari kuvuga ngo umuntu umusize muri gereza gusa birarangiye. Umuntu umufata asubize ya mafaranga, none ya mafaranga akoreshwe icyo yagombaga gukora, nuko dushobora kuva mu bukene. Naho rero kuvuga ngo mujye mutubwira mbere kandi ifite abakozi bashinzwe iperereza, kuko ubu ngubu aya mafaranga izi miliyoni 600 gusa zizagaruka, byararangiye, abazi kuse mu gifu byararangiye, nta nubwo ushobora no kumenya aho yanyuze. Niyo mpamvu abantu bakira, niyo mpamvu abantu bamwe bakize yego, ariko ibintu by'ibyibano nta mugisha bitanga. Ibyo byose rero birareba nde, bihere kuri nde? Dusoza ikiganiro birahera kuri Perezida Kagame. Akunda kuvuga ijambo accountability. Accountability ni ukuvuga ko umuyobozi agomba kubazwa inshingano ze. Ni byiza ko ajya hariya akabwira abantu be, turamubona buri gihe arimo abatonganya ati rwose, ariko nareke gukomeza kubabwira, ahubwo abwire ribati na amadosiyo yose yatanzwe n'umugenzuzi mukuru w'imari, ntashyiraho abantu ababwire ataba abantu bose mubakurikirane bagarura amafaranga mu isanduku y'igihugu, kuko n'umwenda twafashe agaruke mu isanduku y'igihugu akoreshwa ibyo yaragenewe kugira ngo tuve mu bukene. None se ubu vision 2020 yarapfuye, baradupromete vision 2035 izashoboka ite umuntu atinyuka akarya miliyari 600 bikarangira gutyo gusa, kandi ugasigara ari umwenda tugomba kuzishyura kandi nta cyakozwe? Nizo tuzagera kuri iryo terambere gute? Nyakubahwa Perezida Kagame nahera habwira abantu ati amafaranga ashyireho ikipe special igomba gukorana n'umugenzuzi mukuru w'imari, abwira ati abo bantu bose amafaranga nibayagarurire mu isanduku ya leta. Birahera kuri Perezida wa Repubulika, noneho nabo bafatanyije nyine kuyobora igihugu, kureba uburyo amafaranga yose yarimwe agaruka mu isanduku y'igihugu. Noneho bafate n'ingamba zo kuvuga bati tugiye kurwanya ku buryo ibi bintu bitazasubira. Aribyo navugaga ko ribu abo bantu bo muri urwego rushinzwe mu ishami rishinzwe ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu, kumenya uburyo bajya bakurikirana buri umushinga wose leta ifite yashoyemo amafaranga menshi, akaba ari umuntu wari gukurikirana buri gihe ibyo bintu birakorwa bitese, amafaranga ntari kunyura ku ruhande ntaki. Nuko nguko tuzarwanya iki kintu cya ruswa. Birambabaza iyo mwumva buri gihe turi mu bihugu bya mbere ngo birwanya ruswa, mu bihugu bya mbere abantu njyewe ntabwo nyobora bakansingiza mu kintu nzi ko mfitemo amanota mabi, ntabwo nakwishima. Nababwira ntibikorwa mu nsingiza kuko nzi ibibazo mfite iwanjye, nkabanza nkabikosora, noneho bakansingiza koko mu kibazo nyacyo na kimwe, mvuga nti iki kibazo cya ruswa kuko ntacyo dufite. Urebye urwego gensire hari ahandi wenda bafite za ruswa kurusha twebwe, ariko ruswa iwacu imaze kugera kuri. Iyo igeze nuko abanyeshuri basigaye batanga ruswa, ubwo za diplome zikamera hazazino zo muri bya bihugu duturanye navuze amazina, kubona uruhushya rwo gutwara imodoka akaba ari ruswa. Ikintu cyose ari ruswa uyu munsi harya aho tuvuga ngo turuta abandi ni hehe? Twebwe nuko tubikora, abandi bonyine ngo araguhagarika mu muhanda agata kubwira nyine ati bwirize, ariko twebwe dufite ukundi bikorwa, ariko birakorwa kandi ntawe utazi ko ibyo bintu bikorwa. Hari umuntu wavuze ngo ni taribwa ngo izacika gute? Ntabwo mbizi. Nibyo ngibyo ni byinshi tuganiriye na Mme Victoire Ingabire Umuhoza. Buriya ngo hari umuntu wari ushonje ngo ajya gusaba umukire ibiryo aramwima, amubwira ati nyamara wampa
ama ibiryo utaraba ibiryo byanjye nuko nguko ubwo abo bireba bagerageze bafashe abaturage no kuva mu bukene. Hari ingingo nyinshi wagiye utanga cyangwa se ibyarebagaho ibyaherwaho kugira ngo abaturage bave mu bukene kuko byanyabyo, atari kwa kundi kuvuga ngo babivuyemo by'uyu munsi ejo babusubiyemo, ahubwo niba bavuye mu bukene babuvemo koko, niba abayobozi n'abafatanyabikorwa babishyizemo iterambere rirambye. Yego, kuko uyu munsi ntabwo turi bwubaka ibintu byo mu kwezi kumwe ngo mu yandi mezi abaturage babeho nabi, kugira ngo n'igihugu gikure gitera imbere, kigira iterambere rirambye kuri bose, hose no kuri bose. Umuturage rero niba ari gukena azabyara umukene, umukene nawe sinzi ko azabyara umukire. Ariko hari akantu muri ya siroga ya minisitiri yanditsemo, njye nkunda kwambya turaboneka ibintu babizi, yavuze ati ariko nyamara guturana n'umukene si byiza, ni bya bindi wundi wari umaze kuvuga ngo bavuze ati nutanga buri rurahinduka ibiryo byanjye, nutanga urahinduka ibiryo byanjye. Donc barabizi, ntabwo ushobora kufita abaturage bakennye ngo wowe utuzi wumve ko nta kibazo ufite, ntabwo bikunda. Kuko ndabizi ntiwahinga umurima ngo were. Uyu munsi hari ubujura bukabije, uranyuze uvuga ngo umujura were imyaka mfite urutoki barumaze, nta gitoki na kimwe gishobora gukuramo. Buri munsi umukozi urimo bambwira ati babitemye, kandi imbere urwo rutoki nirwo rwari rw'umutunzi w'umukozi. None bambwira ati ntibigishoboka, nyine ndaryama nabaza ibitoki birimo, bwajya gucya ngasanga nta na kimwe kirimo babitemye. Uwo twegeranyije mu umurima yabyitse asanga bawusabiye bawurangije. Hirya no hino urumva abantu barimo kugenda bajya kwiba ibiryo kubera ubukene. Tungo turagenda tujya mu bukene bukabije, hari inzara ariko no biracyahari. Nahinze ko twese twagize Imana, imvura irimo kugwa neza hirya no hino ku misozi, umuntu abona isa neza. Ariko bona none uri kuvuga n'abantu bahinze akakubwira ati imvura yabaye nyinshi, iri gutangira kubiboza kandi bitaragihe cyo kwera. Abenshi bafite ibishyimbo bafite ibibazo birapfa kubera. Donc ni aho hone ikibazo, nta n'ugifite ubushobozi, kuko ibihe bibi ntabwo ari abayobozi bacu babigenga. Donc ibihindagurika ry'ikirere ni ikibazo dufite, ariko naryo nyine tugomba kugira ingamba zo kureba, tukavuga ko haba ihindagurika ry'ikirere biragenda gute mu buhinzi kugira ngo abaturage bongere bahinge kandi basarure. Mme Victoire Ingabire Umuhoza, nyemera ngushimire ku mwanya wawe. Murakoze cyane namwe. Iyi yari imbarutso ya demokarasi.